Prophet Samson. Amubamba i Roma yego ndagira ngo nkubwire ngo Yohani bamutetse mu ngunguru y'amavuta yego ibyo byose abantu Meshaki Saduraka abo bose barakora za bombe tonike zo kubarinda bakarangiza arizo zibarangije yego ariko ngo Nuraka na Meshaki haleluya na Bedine yego ariwe bita Hananiya Azariya na Meshayeli ururimi rw'abakirwa bahebura ndagira ngo nkubwire niba barazutse natwe tuzazuka haleluya nkubwira ngo ntukorwe abantu mu yandi magambo ense Pastor Noah dusoza ikiganiro niki gituma abantu batinya urupfu ni ibyaha ni iki ni ibyaha none saruzi ko ari ikindi umurimo yaravuze ngo ningera ku nkombe ya Rwaroza uzame gutinya amazi maremare nane sayo mazi naya ni mu buryo bw'umwuka reka nisasobanura urupfu none niki ubundi ngiye kukubwira niki nyambuka ngera hakurya kukubwira iki utaruzi cyambere kibaho iriya nyanja ni umuntu uzaba yakwishe wasigaye ari muzima ucyatse kuba ko abantu ushaka ko abantu bagiye bazicwa nabandi kandi bo gasigara bazima cyane hari abantu bagiye gupfa ariko nabo none ndatanga urugero Pawulo yego yisha abangane yarari mu murimo w'Imana none se haraho yarari mu mategeko ngo yarabarenganyaga ariko akabikora mva ko birivuga akabikora mu butamenya kubw'ishaka ry'isabato hakaza rero n'ishaka ry'Imana mu mwuka utabangamira ikintu icyo ari cyo cyose uri mu ijambo ry'Imana kandi uri amahoro ijambo rimwe dusoza Imana ishimwe ijambo navuga gusa buri wese nahindukira kizo haleluya Imana ibagirire neza Pastor Noah umuntu agukeneye nomero yawe yivuge abantu bayumve ni 0788504014 subiramo ni 0788504014 murakoze yaramaze kuvuga Kristo ariko amuvuga kiri mu mubiri buriya kandi wibuka ko yagendaga n'uyu munsi rero abagendana inkota barahari muri uyu murimo rero nta Yesu azarenda agaruka buri haleluya Mana ishimwe ahubwo ijambo nivuzeho ni ukuba amaso kuko umwanzi yibibiriho ntabwo umwanzi yibi bitariho ndafashije kandi ikindi nagira ngo nkubwire ko ntabwo umwanzi yabayeho mu buryo bw'umubiri ahubwo yabayeho mu buryo bw'umwuka kandi ikindi nta nubwo azasubira mu ijuru yahise acirwaho iteka Kristo waje kuducungura wamanutse yarangiza akamanuka akajya ikuzimu akongera akazurwa akazamurwa uwo nguwo niwe uzagaruka kujyana itorero ikavuga ngo azahemba abazima n'abapfuye abapfuye twitonzaho nibo bazabanza kuzuka kubera icyo atari bo bazuka nyuma impamvu bari bo bazabanza nuko n'ubundi mu kuzuka kwe bazukanye nawe barongera barasinzira Bwana Noah ukiri mu aho ngaho turaza kugaruka ku muzuko tugaruke no kuri ibyo tubona uyu munsi pasiteri cyangwa se umushumba Antoine Rutayisire mu kiganiro yakoze nijoro yahishuye byinshi abanyarwanda bari bategereje cyangwa se bahishwe aho yagaragarazaga ikimenyetso 66 666 avuga ngo iki kimenyetso kigiye kuzakora kandi iki ndetse gishobora kuba cyaratangiye gukora aho yatubwiraga ati visa card yanjye ngeze muri Amerika nahaha nagera mu Rwanda ngahaha nagera no batandukanye ngahaha aratubwira ati igihe kizabaho kugeza ku rwego ibintu byo gusenga bizacibwa ndetse bikarekwa kugeza ku rwego umuntu utazakoresha ikimenyetso azapfa reka rero nkubwire yego we naho yabivugiye ariko ubundi Yesu amaze kuzamuka yazutse nibwo Antikristo yatangiye gukora yakoreraga mu bwiru ariko ubu yaje ahagarara Noah cyane rwose ushatse kuvuga ngo Antikristo yatangiye Kristo akijya azamuka Yesu akizamuka mu yego aribwo batangiye guhiga abigishwa yego bakajya bagenda biravuga ngo nta kintu bageraga n'ibyo bari bafite bari barabibaciyemo birirwa bihisha mu bihanamanga birirwa bagenda bari ahantu batagize rero ubu byari nkanuza
cyari igishushanyo mbonera cyo kugira ngo babone uko bigarurira imitima y'abera babanze babashyire mu munyenga noneho babone uburyo babagusha bose. Rero ndagira ngo nkubwire ngo iyo turebye neza nibwo cyatangiye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo njye nanjye nyikizwa muri 90 niba ari na 3 nibwo Imana yatubwiye ngo igihe kirageze kandi igiye gukoresha ngo ariko abazaba amaso izabarinda ngo kandi hari n'abagiye ariko Nowa Antikristo inyamaswa y'imitwe 7 cyangwa se inyamaswa izava mu nyanja bisobanura iki? Atwanitesere yavuze ati ni bamwe mu bakire cyangwa mu bakomeye bazashyira ikintu runaka tukakigendera tutakigendeyeho ibizemera. Reka ikimbivuge gutya cyane harimo abami, yego, hakazamo ingabo, hakazamo abatami, hakazamo abanditsi, aba bose abanyabwenge yego, nibo bazaza gusenya ubwami bw'Imana kandi aribo bagakwiye kubwamamaza. Hamwe twigeze tubona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi ndetse muri state yahiye umujyi mukuru urashya bwa bamwe mu basitari bavugaga ati nedukeneye iyo Mana yanyu nihe bitangaza bakoreye. Umwe ati nge nabaye umukinnyi wa filimi, undi ati mba umuhanzi. Ese ibi bintu birabashaka ko byahura na Antikristo? Umubare uzaza twabaho uyu munsi waragezeho cyangwa ukiriho 636. Reka wenda dusome ijambo hano yego kugira ngo abantu babyumve. Ni muri Luka ni igice cya 9 n'umurongo wa 23. Amen. Harimo ijambo rivuga ngo abwira bose ati umuntu ushaka kunkurikira niyiyange yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Ijambo kwiyanga ni ukurarikira ibyo utarabona. Jo mutazagira ngo ni ibindi. Hari ijambo Antoine Tasire yavuze kigano nagikurikiranye paka kirangiye. Yavuze ngo ngewe umuntu wese waza akankura kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye namubwira ngo fata imbundu ndasempfe vuba kuko wabundangije n'ubundi. Nowa wihamanya na Antoine Tasire? Icyo nakubwira nge Twanira Rutayisire abivuze mu gihe wenda abaye umupasiyoni, ariko nge ntago nigize nkorera itorero usibye kuba narikorera mu buryo busanzwe, nkarikorera ngira ngo mpindure abantu kuri Kristo. Aribyo yavuze ngo riri gusenyuka, ariko ntago aba Kristo bazigira basenyuka, ahubwo hazasenyuka yamahajya ataratewe muri. Yavuze ati ndahagaruka, aravuga ngo nge umuntu wese waza akambuza kwizera Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Bamwe muri komite bagiye bandika bavuga ngo uku kuri twaratinze kukumva, ariko suko amaradiyo yatavuze, suko amateleviziyo yatavuze, suko ibiganiro mutabikoze. Prophet Samson zaravuze, Urugendo TV zirakora ndetse n'izindi channel za Nowa TV 1 zirakora, ariko abantu nibumva umuburo w'Imana. Arega hari ijambo rivuga ngo amatwi arimo urupfu, yego, ntago yumva. Urumva? Yego. Kindi kandi ngo niyatumvishe urumva ngo imbwa zirayarya. Sibyo? Yego. Iyo Bibiliya ivuga imbwa, reka wenda mvuge naho iryo jambo riri. Ni mu Bafilipi ni igice cya 3 umurongo wa 2. Havuze iki? Harimo ijambo rivuga ngo mwirinde zambwa. Mwirinde za nkozi z'ibibi. Mwirinde abakebwe gukebwa kubi. Kutera. Urumva? Kutagize gute kudakiranuka. Ayo Bibiliya ivuga kwirinda. Ntago uzirinda inyamaswa, bunyamaswa ni inyamaswa muntu. Yego. Nowa tubona byari ikintu kigenyobora mu myaka mfite. Ubona abakire bararyana, abakene bakaryana, ndetse bose bashaka ubuzima bwitwa amafaranga n'ubutaka n'ibindi, kandi byose tubisiga mu isi. Urakoze. Aha njya nkunda kubwira abantu nta mafaranga menshi abaho, nta na make abaho, ahubwo nyirayo ni uriho. Kuko iyo abayeho ni yabatunzi, kandi iyo agiye arayasiga. Biravuga ngo niwo mutima werekeje n'ubutunzi bwo mu niwo butunzi bwe buzaba. Rero bivuga ngo uwizeye amafaranga, wibuke ko Yuda yayizeye ntayo yajyanye
nta n'ubugingo yagize ate anicishije Yesu yapfuye yagize ate atumbye aturitse yiyahuye yego tubona ndetse iyo wahera heye amafaranga bereho kugira ngo tuyakoreshe mu butumwa bwiza cyangwa tuyakoreshe imirimo myiza ariko benshi bayatunze kuyicanisha abandi cyangwa kugira ngo bayagambaniremo abandi bargura intwaro n'ibindi yego yavuze ngo mwene abo ngabo bazakorwa n'iki n'isoni kandi ikindi mu rwandiko rwa Yuda yavuzemo amagambo aremereye aravuga ngo mwene abo bameze nk'igiti cy'inkokore kitagira iki amashami kandi ni kinyeganyega muri make no kuvuga ngo ni igiti kiri ariko kitagize gute erega Nowa mu myaka turimo mu gihe tugezemo ni vision turi mu iterambere ntago abakristo benshi bagikeneye kumva ukuri ntabwo ikibazo ari ukutumva ukuri ikibazo cyavuye kugushaka inyungu nyinshi kuruta gukunda Kristo impamvu mvuga ngo bakunze inyungu nyinshi kuruta gukunda Kristo urumva nuko iyo urebye abatuyoboye bashatse gusa n'isi kandi bashaka no gusa n'Imana ibyo ni ibintu bitahura ngo bifatike icyo rero nicyo abantu benshi bagiye kuzira yego hanyuma agaciro k'umuntu n'Imana hagati y'umuntu n'Imana ndetse n'abaza gukurikira Kristo cyangwa se n'abava mu byaha mu mwijima bakakurikira Kristo niye nama wabagira twanzura mu kiganiro cyacu urakoze ahangaha nakubwira ngo wenda iyo tugiye mu rwandiko rw'Abaroma igice cya mbere harimo ijambo rivuga ngo uretse wenda tuharebe kuko burangira nkunda kuvuga ngo ntago njyeweho nakubwiye ko ni itegeko nshinga ry'Imana kandi ngendana wabyanga wabyemera ndetse n'abayobozi ubwabyo hari abakirifite barirahirira murongo wa mbere ni igice cya 12 Abaroma 12 umurongo waho ni uwa mbere harimo ijambo rivuga ngo nuko bene data ndabinginga n'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye imibiri yanyu ibi bitambo abureka imibiri yanyu ibe ibitambo bishimwa havuyemo gusambana se none wagira ngo havamo se umva buri kimwe cyose umva no kubeshya n'uburyarya n'ishyari urumva Nowa oye buretse gato umujyureze amatara ari kumurika indabyo ziri kunaga abantu bagomba kwishima Nowa Isodomu na Gomora naho byari bimeze gutyo hoya cyane abantu bari gushingiza kandi ubukwe buri kuba nonerekana nakubwire n'ikintu niba utarunaki yego papa imeruka izaza bari gushingira bari gukora imihanda bari kubaka amazu barimo ndetse no abaterankunga bahari buri kimwe cyose bizashira ku munsi wa nyuma uzumva ngo umuntu azirokora ku bw'umubiri we Nowa ikiganiro cya kabiri reka tuzagikore tubwire uburyo umuntu azarokorwa ku bw'umubiri niko bimeze hanyuma ndashaka kumenya twibutse abantu ugira itaje ugire vewiti ube mu gihugu gitandukanye ahubwo niba uri umunyabwenge gupfa umuntu azapfa oya mva ndagira ngo nkubwire ubu muri umukiranutsi abantu bagiye mu ijuru ni babiri gusa ni Eliya na Enoki ariko nubwo Nowa urupfu rurababaza n'uvuga urupfu we buretse gato n'uvuga urupfu no dahamura abantu ndaruvuga ahubwo niba waruzi ko ari irembo ry'abakiranutsi Pawulo yaruguyemo bamucuritse abamubambye Roma bamuca igihanga amubamba i Roma ndagira ngo nkubwire ngo Yohani bamutetse mu ngunguru y'amavuta ibyo byose abantu bishaka isaduraka abo bose barakora za bombe tonike zo kubarinda bakarangiza arizo zibarangije ariko ngo Nuraka na Mesha na Bedine ariwe bita Hananiya Azariya na Meshayeli ururimi rw'abahebura ndagira ngo nkubwire niba barazutse natwe tuzazuka haleluya nkubwira ngo ntukorwe
abantu mu yandi magambo ese Pastor Noah dusoza ikiganiro niki gituma abantu batinya urupfu ni ibyaha ni iki ni ibyaha none saruzi ko ari ikindi umuririmbyi yaravuze ngo ningera ku nkombe ya Rwarose uzame gutinya amazi maremare none sayo mazi naya ni mu buryo bw'umwuka reka nisasobanura urupfu none niki ubundi ngiye kukubwira niki nyambuka ngera hakurya kukubwira iki utaruzi cyambere kibaho iriya nyanja ni umuntu uzaba yakwishe wasigaye ari muzima ucyatse kuba ko abantu ushaka ko abantu bagiye bazicwa n'abandi kandi bo gasigara bazima hari abantu bagiye gupfa ariko nabo none ndatanga urugero Pawulo yego yisha abangane yarari mu murimo w'Imana none se hari aho yarari mu mategeko ngo yarabarenganyaga ariko akabikora mva ko birivuga akabikora mu butamenya kubw'ishaka ry'isabato hakaza rero n'ishaka ry'Imana mu mwuka utabangamira ikintu icyo ari cyo cyose uri mu ijambo ry'Imana kandi uri amahoro ijambo rimwe dusoza Imana ishimwe ijambo navuga gusa buri wese nahindukira kizo haleluya Imana ibagirire neza Pastor Noah umuntu agukeneye nomero yawe yivuge abantu bayumve ni 0788504014 subiramo ni 0788504014 murakoze